Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Muraho. Aha ni kuri cano Riziki Chantal. Ndabasuhuje bene data nshuti z'umusaraba. Nongeye ndagarutse ku ijambo abeshi bari kumbaza. Hari ikibwiriza nashyize kuri YouTube. Abantu nyuma yaho ngo baza kukibura. Ngiye kugisubiramo. Ariko nzi neza ko nari naragitanze kandi kuko nanjye naje gusanga kidahari. Ariko bibaye ngombwa ko ngisubiramo. Gira amahoro mwumva ubutumwa bwari muri iryo jambo buvuga ku kirengarenga. Reka tubanze duce bugufi dusenge. Mana yo kwizerwa, Mana y'urukundo impuhwe n'imbabazi nyinshi, tuguciriye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru y'amajuru. Niweho Mana nyakuri iri hejuru y'amahanga yose y'abari mu isi. Ndagushimira ko warinze ubugingo bwanjye ukaburindana n'ubwa bene data hirya no hino ku isi. Ndagushimiye cyane ko watugiriye neza, ubishatse bwacya twese tukasanga byarangiye. Ariko ukomeje kutwongerera iminsi yo kubaho, kuko ushaka ko benshi barokoka urupfu rwa kabiri ruzi y'amahanga yose yo mu isi, ari ryo rimbuka rigiye kuza ry'umuriro utazima. Ndakwinginze bane natwa bagiye kumvira ijambo rigira icyo ribafasha, rigira aho ribavana, rigira naho ribageza mu buryo bw'umwuka. Urakoze Kristo, uwo duheje gusa ni Satani ndetse n'abadayimoni. Imbaraga z'Umwuka wera zikomeze kuganza. Urakoze kubyumvishije mu izina rya Kristo Yesu, amen. Muraho yemwe. Turasoma ijambo ry'Imana riboneka mu Itangiriro ibice 16. Turahera ku murongo n'ubundi, reka duhere ku murongo wa mbere. Nuko ibice 15 murambabarira, duhere ku murongo wa mbere abariho dusoma. Ariko umutwe w'amagambo uravuga ngo Aburahamu yizera Uwiteka, Uwiteka amusezeranya isezerano. Ngo hanyuma y'ibyo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu mwiyerekwa riti, Aburahamu, witinya, ni njye ngabo igukingira, uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Aburahamu aramubaza ati, Mwami Uwiteka, uzangorora iki ko ngenda ndi ncike, kandi uzazungura urugo rwanjye ari Eliyezeri umunyadamasiko? Ati, dore nta rubyaro wampaye, kandi uwavukiye mu rugo rwanjye azaragwa ibyanjye. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri we riti, uwo si uzaragwa ibyawe, ahubwo uzakomoka ku rukiryi rwawe niwe uzabiragwa. Aramusohokana aramubwira ati, rarama urebe mu ijuru, ubare inyenyeri niba ubasha kuzibara. Ati, urubyaro rwawe niko ruzangana. Nuko yizera Uwiteka, abimuhaniriza no gukiranuka. Aramubwira ati, ni njye Uwiteka wakuvaniye muri Uru y'Abakaludaya kugira ngo nzakurage iki gihugu. Aramusubiza ati, Mwami Uwiteka, icyo yamenyesha yuko nzakiragwa n'iki? Aramusubiza ati, endiriza y'inka imaze imyaka 3 ivutse, n'ibuguma y'ihene imaze imyaka 3, n'imfizi y'intama imaze imyaka 3, n'intunguru imwe n'icyana cy'inuma. Maze yenda ibyo byose abicamo kabiri, arabyerekeranya, keretse za nyoni nizo atagabanije. Inkongoro zagwaga ku mirambo, Aburahamu akazigurutsa ku kirengarenga. Aburahamu asinzira ubuticura, ubwoba butewe n'umwijima w'icuraburindi buramufata. Uwiteka abwira Aburahamu ati, menya neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari icyabo, bazabakorera baho, nabo bazababaza imyaka 400. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana bene data. Banje kubasuhuza abankurikirana hano iwacu mu Rwanda, mu bihugu by'abaturanyi, muri Afurika, muri Amerika n'i Burayi. Muraho yemwe, ndabashuhuje kuko nukuri
abenshi nzi ko munkurikira kuko bw'ijambo ry'Imana n'inyota yo gukiranuka. Kubw'ibyo rero Mwuka Wera ashoboje kongera gusubira muri iri jambo. Ahangaha ngo Aburahamu, ngo hanyuma y'ibyo jambo ry'Uwiteka ryaje kuri Aburahamu. Aburahamu Imana iramuhamagara ati wari uzi ko iki gihugu ryamyemo kizaba gakondo y'urubyaro rwawe? Aburahamu yabusubije Imana, yari aryamye. Ni nkaho yamubwiye ati ni nkaho ushinyaguriye. Aho wiyibagije ko ngenda ndi incike? Ibyanjye bizaragwa n'umugaragu wanjye Eliyezeri. Nabwo amuvuga mu izina, si nawe mugaragu wenyine yari afite. Ariko bitewe no kuburyo bari babanye aravuga ati wenda uyu nguyu niwe nzaraga ibyanjye, akabizungura. Byari bimuteye umubabaro kuko nta mwana yigeze abyara. Imana iramubwira ngo reka da, uwo uzibyarira akava mu rukiryi rwawe, uwo nguwo niwe uzaragwa ibyawe. Ni nawe Imana yamubwiye ngo byuka usohoke, twe kuganira uryamye, ahubwo tuganira uri n'amaso, usohoke ujye hanze. Bene data, Aburahamu aryamye yumva ijwi ry'Imana. Ndahamya ko agace Aburahamu yari aryamyemo iyo karitsiye yari irimo abandi bagabo, kandi bose ni ukuri ntabwo ariko bose bumvisha Imana ivuze. Yewe ngira ngo na Sara umugore we ntabwo yigeze yumva iryo jwi ryumvishwe na Aburahamu. Bakristo bene data, nabanza kwibaziriza abantu bakunze kugira ibihe byo gusenga bakurikiye Kristo. Iyo uryamye urota zihe nzozi? Aho Imana yakinisha kuguhamagara, yakugenderera mu nzozi, byibuze warota unasenga. Nawe ibaze iyo uryamye urota zihe nzozi? Muri karitsiye Aburahamu yari aryamyemo harimo abandi bagabo baryamye. Burya ikintu washyizeho umutima nicyo kigusura mu nzozi. Nuryama ushyize umutima ku ikipe Rayon Sport izagusura. Ariyo mpamvu usanga umugabo aryamye agashidukira hejuru nk'umurwayi, rimwe rimwe mukagira ngo ni nk'igicuri kimufasha. Waye ukumva umugabo wenda nk'umugore akaba yikanze, yumva umugabo ati ye, umugore ati ubaye iki mutwara, ubaye iki? Ati bari bayitsinze. Kubera iki? Umutima we werekeje kuri Manchester, ararota akarota bari kuyitsinda, arahabukira hejuru. Icyo uryamye mu nzozi, icyo werekejeho umutima nicyo kigusura. Hari n'abasore usanga yisetsa ubusa mu nzozi, hiti vega umwana we, vega icyuma. Kubera iki? Ni washyizeho umutima. Ariko Aburahamu aryama nawe yerekeje ahera, Imana nawe irururuka. Nk'uko Yakobo yiseguye ibuye, ijuru rirakinguka. Yosefu yari umukiranutsi, yarotaga inzozi zimwerekeje ahazaza kuko yubahaga Imana. Weho uri umusore, inzozi zawe ni izihe muri ibi bihe? Yumva Imana iramuhamagaye, bagiranye ikiganiro mu nzozi, iramubwira ati noneho byuka sohoka. Imana iramubwira ngo raramurebe mu ijuru. Urabona zira nyenyeri washobora kuzibara? Aburahamu turetse nanjye nta munyabwenge ndigera numva, yewe no mu bakoniko n'abapfumu ntawe nigeze numva wamenye umubare w'inyenyeri. Nuko Imana iramubwira ati rero ubwo udashoboye kuzibara niko urubyaro rwawe ruzangana. Aburahamu agira amakenga ati shimye ko muri iyi minsi tubanye neza. Aha nabwira abanyamasezerano, hari igihe witwara neza Imana ikagusanga uri mu mwanya mwiza usenga wirinda ibyaha, ikaba yakubwira ejo hawe hazaza. Ariko Aburahamu agira amakenga, aravuga ngo icyamenyesha ko ibyo bintu bizabaho ni ikihe? Imana imuhereza imirimo abasha kurindirwamo. Fatiriza y'inka, b'umunyamasengesho se, b'umuyobozi, ibuguma y'ihene, b'umuririmbyi, intama, b'umuvugabutumwa, intungura y'inuma, b'umuhanuzi, gira utya gutya. Imana imuhereza imirimo. Cyane kinuma, jya gusura abarwayi, se ubu umuntu ujya gusura abarwayi ujya ubasengera. Nuko yamubwira turinde igitambo kugeza igihe nzagarukira, sinzasanga igitambo ari icyacononye. Aburahamu rero arinda igitambo. Bene data, hari abantu benshi Imana yashyize mu nzu, irabahamagara muri itaba, muraza. Imana ibashyira ku bitambo, bamwe mwisanga mu makorari, mu budiyakoni, mwivuga butumwa, mu buhanuzi, mu bupasitoro, mu bushumba, ahariho hose mu murimo, mu madini atandukanye.
Imana yaguhaye kurinda igitambo kugira ngo izina ryawe ritazatukwa akagira ibicyona. Ugasanga urakora umurimo w'Imana uri umuhanuzi ariko kikonwa. Aburahamu mu masaha 4 saa 5 saa 6 isazi yajyaga kugwa akagurutsa, yaragifite kuraje, yarakirinze ibyizerwa. Umukobwa uri maso nka Aburahamu yari ku gitambo, nta kimuvogera, wahamagawe n'Imana agashyirwaho n'Imana apana gukurikira abandi. Ntagakangwa n'imyaka afite ngo apange kwishingira. Ntago umusore amubwira ati nkurikije ibibazo reka dufate amavansi. Ibyo byaha ntibimwegera. Abakigurutse inkongoro ntawe umukora ku mabere ngo baramurya iminwa nuko umusoma. Abavuga ati mu izina rya Yesu abakigurutse inkongoro. Umusore uri maso ntabwo akangwa n'iminsi mibi, akaga n'amakuba ngo yiyahuza umugore. Abagore babyaye kangahe hejuru yo kurangazwa n'amazu. Hari ibintu biri kubaho muri bibihe bikantera ubwoba. Kumva umwana w'imyaka 25 ngashakanye n'umusore bambe n'umukecuru w'imyaka 60. Bamwe ngo ni Imana yabivuze. Umugore ubyaye 5 7 n'akana k'imyaka 25 uretse kubeshya iyo ni Imana. Mube maso. Yesu yabwiye abigishwa be ngo mutagwa mu moshya ya Satani, kandi uzacunge abeshi izo ngo ndizimara kabiri, kuko usanga wa muntu yarakurikiye ubutunzi bwa wa mugore. Niho bitaca kabiri ngo divorce, cyangwa se akajya musambanira azana za maraya mu rugo, umugore akabura uko abigenza, kera kabaye ugasanga yamutaye. Hari abo twagiye tubona. Bene da mube maso mutagwa mu moshya. No, umugore uri ku gitambo namugiranya na Aburahamu ukigurutse inkongoro tera kujya mu bapfumu gucisha gushikisha niba ari kugira ute ngo kubika inzara akazigenda zikenyereyeho. Abakigurutsa nta nama zo kumubwira ngo akenyerere ku mababa n'ibindi. Abakigurutsa ibintu nk'ibyo akavuga ati ndi umukristo kandi nzahora ndiwe. Abakikihangana nubwo umugabo yamubera mubi kajana. Abakikihangana avuga ati abana banjye ejo batazadukwaho n'umwuka mu bakaberera imbuto nziza. Nta nubwo anezezwa no kugaragaza ibyaha byase mu maso y'abana be. Abakirwana intambara nziza. Umugabo ukiri Aburahamu abakigurutsa inkongoro, nta gihangara urugo rwe. Twatu message tw'abagore bakwandikira ukajya kudusoma wihishe, telefone ukajya kuyitabira muri wese, ugasanga nimero y'umugore niba yitwa Roza cyangwa se niba ari Rufosi, ukandikaho Rufosina kandi ari Rufosi, ari Rufosina w'umugore ukandikaho Rufonsi, cyangwa niba ari Claude ukandikaho Korodina. Hari nabandikaho hari n'ushyiraho agafreshe kuri nimero y'umuntu bafitanye amasinde. Bene data ndahamya ko besha amatelefone azababuza ijuru. Nukuri ubu kigurutse inkongoro utagisoma message wihishe ngo umugore akore kuri telefone umutima ugusimbuke. Bura niba umugore akora kuri telefone Yesu ayikozeho byamera bite? Yesu we ayikozeho byamera bite? Ko noneho we iyo aziki ubusobanuro bwayo. Iyo mpina mvugo ako gafreshe washyizeho uwo Korode wanditse Yesu amusobanukiye ko ari Korodina wanditse. Buri uretse kubeshya, niba uri umugore waranditse ngo ni Korodina kandi ari Korode ari ikigabo kingira ikibaba, Yesu aramutsaje iyo telefone akayifata wabigenza uti? Kandi kutayimwima ko nta n'ubushobozi ufite bwo kuyimwima. Buriya muzayitegereze. Hari abantu babeshya ngo barakijijwe. Nubona telefone ku bafite ama smartphone, ubona WhatsApp yawe nta muntu wapfa kuyinjiramo, bayikora kuri telefone ukayigwira ng'ikizu ngo batareba ibyanditsweho, umenye ngo impanda ivuze burya wasigara. Nicyo cyagusigaza cyakutuma ujya mu muriro utazima, kuko ibyo bintu nurukoza soni. Uretse no kuba biri muri telefone biri mu mutwe wawe, biri muri wowe imbere. Kuba umuntu yagwira telefone uri umukristo ukijijwe utinya yuko amagambo y'urukoza soni ari muri telefone yawe. Telefone yawe urakijijwe harimo pornography. Turake n'abantu ngo barose inzozi mbi. Ni ibintu urangariramo amaso yawe. Uretse kwesha Imana yagusura, Imana yakugenderera. Reki kucya Aburahamu ari we wumvaga ijwi ry'Imana, abandi bagabo baryamye bo ntibaryumve, kandi bose ari abagabo.
mu mudugudu yabagamo. Kuki abandi babasha gusurwa n'iyera, wowe ugasurwa n'amagini, ukarota ubyina isi izidafite icyerekezo, indirimbo z'urukozasoni, ukarota wageze ikuzimu wambaye ubusa, ukarota usambana. Kuki utarota inzozi nziza wenda usenga? Kuki utarota ugira neza? Kuki utarota inzozi z'abera ukarota inzozi zipfuye? Mu gihe Aburahamu yasurwaga n'Imana. Okay, nako ka telefone kari ngombwa. Uri umugore, niba muri telefone yawe harimo amabanga umugabo atamenya, cyane cyane none kubyerekeranye n'urukozasoni, ashobora guhirika urugo rwawe. Ngo harimo ngo my friend wawe, Mana yanjye, ngo umuntu umwiganye kandi nuwo mwasambanaga, wari ihabara ryawe. Nukuri ugasanga murakomezanya amabanga menshi, umugabo ku buryo wagushatse atabimenya. Ndakubwiza ukuri, usenge kajana, uririmbe ku ruhimbi, uhanure niba uri n'umuhanuzi, nta bugingo. Ubwami bw'Imana si ubw'umuvurungano, ijuru rirahenze kuryinjiramo, ntago ari ryubonetse wese. Nuko bene data, ahangaha twikomereze. Ngo Aburahamu ajya ku bitambo, agurutse inkongoro arakubita. Biyumvikane ko kuva yari umugabo utabyara, abahuguzi bari benshi bamubwira atababaja, harimo udukobwa twiza, wafata kamwe Sara ntiyabimenya, ukabyara, ariko izo nkongoro akazigurutsa, akavuga ati ngwiriye kuba umukristo nk'abinyangamugayo. Nuko aragurutsa, inama zikabaho nyinshi, terega kuba utanywa primus, reba ubushyu ufite, ibi biriya bintu bizaribwa nande? Gisoma agacupa, unywa Red Bull, za Bavaria, Mahinaji n'ibindi. Aburahamu akagurutsa ati reka da, ngizo saa 8 impuguro zimuzaho, niko agurutsa byinshi. Kuba yahuguza imitungo y'abandi, agacuruza incuruzo ariko yibira ku munzani. Aburahamu akagurutsa ati wowe merewe, arega burya mu gihe uri mu kazi, uri muri biro, hajya haza abana bahiye. Sara arakecuye, imyaka 80 ntakibona. Sara ntiyamenye uko byagenze, jya wirira abana, ry'abana rwose. Aburahamu aragurutse inkongoro, arihangana. Ariko ngo bigeze mu masaha 9, ubwoba butewe n'umwijima w'icuraburindi buramufata, umunaniro uba wose kuri Aburahamu. Aravuga ati aho nahereye ndananiwe rwose. Yumvikane ko Sara niba yarafite 80, Aburahamu yari afite 90. Dufite abantu bakuze bayitwa ngo baba mu nzu y'Imana, mu ihema ry'Uwiteka. Sanga umuntu arakuze, ni umusaza, ni umushumba, ariko ntatinya kurya abana, gasohokana kana ko muri primaire akakajyana muri hoteli. Yemwe nubwo bambwira ngo ndabavuga, bene data, niba Sara yarasambanyije umuja we Hagayi, bikwereke ko icyaha cyo kuba abantu bakuze bagwa mu byaha by'urukozasoni atari cyo uyu munsi, na kera byahoze, ahubwo ubu ngubu bikubye kangahe. Nigeze kubona icyapa ku muhanda cyanditseho, gishushanyijeho ifoto y'umusaza, umugabo ukuze rwose w'umunyacyubahiro, umusatsi urimo imvi, ubona ko akuze, ayihereranya akana k'agakobwa ka primaire kambaye agakontoni. Nongera kubona umukecuru yihereranya akana k'agahungu. Niba leta hano hanze mu isi babona ibintu nk'ibyo bidakwiriye, bashumba, abapasiteri, bavuga butumwa, abahanuzi, muri gukora amanyanga n'isi itabishyigikiye, bagasanga bari gutanga amakondisiyo ku mahoteli ngo umwana wiga muri primaire imyaka iyi n'iyi ntiyemerewe kuhinjira. Bakozi b'Imana, mwebwe umuhate wanyu kurwanya ibyaha n'uwuhe? Niba leta iri kurwanya ubusambanyi iti byibuze ikirara gikuze ntacyo tuzihangana, none mwebwe muri kuyobora umukumbi w'Uwiteka, mwebwe muri kuvuga ubutumwa, uruhare rwanyu n'uruhe? Niba abo hanze, abo twita bisi, nabo babire bagasanga bigayitse. Aburahamu agatotsi karamufata, kajya abona ka Hagayi disi, kabakuramye mu nzu kari gukoropa, kavuga ati dore amataye we, dore we. Yemwe bagabo, mwibuke ko harimo abafite abakozi mu rugo bakunze kwambara za mini. Nagira inama abagore, ibintu byo kuvuga ngo umukozi aragusasira mu cyumba uri umubyeyi, uri indangazi. Nyabuneka ngo nuko umukozi wawe mwumvikana, hari imirimo umukozi ashinzwe, hari n'imirimo umukozi atemerewe gukora. Ntago umukozi yemerewe kukumesera imyenda y'imbere.
Nukuri turi mu bihe bibi, turi mu gihe n'amarozi yateye. Iyo ni imirimo wakagombye kwikorera nk'umugore mu rugo. Kwisasira igitanda niwe wakagombye kubikora umukozi atakumenyereye. Ariko ari gihe abagore bageraho rwose akadamarara ati mfite umugabo ukijijwe. Nubwo yakizwa si Mikayeli, si marayika Gabriyeli, ni umuntu. Zirikana ko na Sara yaguye mu cyaha aryamana na Hagayi, kandi disi ntabwo yari mu myaka 60. Reka da, Sara yabyaye afite 90. Ibaze none icyo gihe Aburahamu yashobora kuba afite n'imyaka 100, ariko arangagwa mu cyaha ari muzehe. Hari abasaza babajyama babaniga, ubona umukobwa akagusuza yo mpobera neza we, nyegereza ayo mabere. Basinziriye ku bitambo, basinziriye bavuga Imana, basinziriye baba mu nzu y'Uwiteka mu ihema ry'Imana, ahazwe Ukaristiya ry'igaburo ryera, ariko ntibimubuze gukora iby'Imana yanga. Noko Aburahamu rero ngo bigere ku masaha 10 ku kirengarenga, ngo ubwoba butewe n'umwijima w'icuraburindi buramufata. Aburahamu atangira kugenda gakeya, agurutse inkongoro, atarega umuntu akwiriye kumenya ubwenge. Umuntu akwiriye kujya asoma no ku kantu ka Red Bull ntabwo ari mitsingi, si za nzoga sama wisiki, ariko byibuze icyayi gitera mu nda. Atangira kujya yumva anyoye icyayi kimubyimbisha, tangira kujya yamagana buhoro, kandi yaratangiye akubita byibuze ibisiga n'ibyiyoni bikabona ko ibintu byakomeye, igitambo gifite ukireberera. Nuko ariko atangiye gufatwa n'umunaniro wa saa 9, saa 10, akazuba gatangiye kugabanuka, ubukana kari kugenda gakendera. Atangira ati shetani niteranya, ndahanura bakarakara. Yemwe we, ndahanura bakavuga ngo nabikuye hehe. Yemwe bahanuzi mwatangiye murimo ubu mukamwe aracogoye. Ntago dutinya kuvugira Imana, wenda ntishake nzapfe. Muri Yeremiya 26 hari aho abahanuzi, abatambyi n'abahanuzi bashatse kwica Eliya, bashatse kumwica kuko Eliya yavuze Yeremiya, kuko yavuze ibyo abatambyi bashaka, yavuze ibyo abantu bari gushima. Ndabizi nanjye ibyo mvuga abatambyi ntago banyumva, ariko tubwizanye ukuri, uwagarura Yeremiya nirihe torero ryamwakira muri iki gihe? Uwamanura Eliya wa kera Imana ikamuzana, mumbwire eglise nimwe kuri iyi si yavuga ati Eliya ngwino ubu mukristo wacu, ubu mukozi w'Imana? Tubwizanye ukuri, hari igihe umuntu avuga bakavugira ngo ni inzaduka. Muranze mushishoze bakristo bene data, namwe bashumba mu nyumva, ndabizi ko ariho abanyumva. Uwagarura Yeremiya no muri aya macace yose, ninde wakwakira? Nirihe torero ryakwakira Yeremiya mukurikije ubuhanuzi bwa Yeremiya? Ninde wakwakira Ezekiyeli wa kera? Nimubona bashumba mutahereza karibu Eliya, Yeremiya, mwibaze ijuru muri kujyamo ko ariho batuye mu ijuru babana n'Imana, muzajya mu ijuru ryandi. Niba mwicace yawe Yeremiya utamuha karibu, urambwira ngo intama zigukurikiye ziri kujya hehe? Mube maso. Yesu yabwiye abigishwa ngo mube maso mutagwa mu moshya. Harya ba Petero babishe bakababamba bacuritse, bavuze ibyo abantu bari gushaka, babitaga abayobe. Ba Paulo barafunzwe, bavugaga ibyo abantu bashimye. Iteka ryose nasanze umuntu akora Imana neza muri iyi si. Iyi si ni isi y'umwijima, ni isi y'ikinyoma. Abenshi bakorana n'ikinyoma bakabyita ukuri kandi ari umwijima. Sakamushyigikira abashumba abaki bose bagatsinsibanya kubera ko afite amafaranga, kubera icyubahiro afite hano kuri iyi si, bakashakisha uburyo borosa. Ndababwiza ukuri, umwere Imana wita ibara ry'umweru. Imana iryita umweru. Umukara n'umukara. Ntago Imana iteze kwita umucyo umwijima. Umwijima n'umwijima. Wenda nimushake murusheho kurakara. Nanjye ndaharanira. Paulo yavuze ngo ndasiganwa singutazi yanjye, ndaterana ibipfusi ngo ariko simpusha, arakubitira mu cyico. Ndashaka gusingira icyo Kristo yamfatiye.
ntago ndi gusingira ikidini ryafate ngo nzaba umuyobozi runaka, reka shwishwishwe, ahubwo ndaharanira ikamba ritangirika, ndaharanira ubwami bw'Imana. Abakobwa muri kunyumva, yemwe mwabasore mwe, ndaharanira rya kamba basogokuruza bakoreye, ba Paulo, ba Yeremiya, ba Nehemiya, baharaniye ubwami bw'Imana bageza kugupfa. Hari n'ababishwe i Uganda, abahowe Imana. Bene data, nanjye naho napfa nzapfa nyiringiye, niyemeje gukora Imana, wenda nshaka impfu, nta bwoba. Ubundi amaherezo y'inzira ni mu nzu. Nuko twigarukire. Aburahamu arasinzira, aragona, ngonera ziraza, inkongoro zirarebana, ibisiga ibyiyoni, ati yewe byararange nguko muri iki gihe. Yemwe itorero murabizi ko kera bajyaga barinda igitambo, nta murozi winjiraga mu rusengero kubera umwuka w'Imana, babaga bamuzingiriye, abasambanyi bakabatuza bagafata na mikoro. Ariko ubu ryarasinziriye, nugize ngo wigishije kwihanisha ngizo za penetesiya, ngaho kujya kwatuza abantu uti ni mujye hirya mu bikari bavugira mu gutwi. Ko umuntu yibye inzu y'abandi akarya imitungo, ntabivugira mu gutwi, gushyira umunwa mu gutwi kugira ngo batamwumva bakamuseka ko ari igisambo, ko akuramo amada yayamariye muri wese abana, ko bagatwara inda akazimarira muri wese akuramo, babyita ngo nuguhubuzamo disi we. Ese ubwo wehe Imana iguhubuje kuri iyi si ikakumanurira mu muriro utazima? Harya mu muriro utazima aho ndi mugira ngo hariyo umwuka mwiza, hariyo umunuko, hariyo inzara, hariyo ibyago n'amakuba, mu mubabaro urenze. Ushobora kwibwira ugakora ibyaha, mwa mukobwa ukarya brochette z'abandi ushikagura, uzimiragura urya inkoko z'abandi, ngo uri kwikiza inzara, kandi uri kwitegurira inzara iruta iyo ngiyo wari uri gutinya y'akanya gatoya. Nuko Aburahamu arasinzira ku kirengarenga. Jambo ryavuze ngo Aburahamu asinzira ubuticuru. Ntago byamubuje gusinzira ku bitambo, muri korari, mu budiyakoni. Sanga umuntu araroga ari umudiyakoni n'ukuri. Gasanga umuntu n'umuvuga butumwa ariko ari muri eliminata, ari mu myuka mibi, kujya guhaha impano mu badayimoni za Nigeria. Hari n'ababeshya ngo bagiye muri Israel kandi ari Nigeria kujya guhaha imbaraga zo gukoresha ngo ibitangaza, ngo ibimuga bihaguruke. Ariko Mana yera we, nge nakubone nakijijwe, abantu bakoreshwa n'ibitangaza bagiraga n'ifuhi byo kurwanya icyaha. Ariko iyo Mana itababazwa nuko watwaye umugabo w'abandi ikaguhesha imigisha, iyo Mana ni iyihe itabanza kubona? Nabonye Yesu ahagurutse ibirema, iyo dusomye muri Bibiliya abafite ubumuga bwamugaye wenda nko ku maguru, amaboko se, uwahumye. Ariko mbere na mbere Yesu itari kuvuga ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Yabanzaga gukemura icyamubuza ubugingo inyuma ku mubiri. Ntago ariho Yesu yagaragaza ko hihutirwa. Twigarukire ako ngako tukarenge. Nuko ku kirengarenga, bene data, mu Kinyarwanda kimbitse, ntago ndi umunyarwanda wavuga ngo ndi umuhanga mu kumenya Ikinyarwanda, ariko ikirengarenga ni akazuba ka nimugoroba bakita gashuka baja, abandi bakavuga ko kitwa kiberinka. Aka kazuba rero ni akazuba gakunze kuza nimugoroba. Iyo gahari aka kazuba bakunda abantu babona ko hakiri kare, nta kibazo. Abajya gukina bakina, abana bakina, abajya mu mazimwe, abasenga baba babona hakiri kare. Buri wese mu kazi ke n'abacuruzi baba babona hakiri kare, nta kibazo gihari. Aka kazuba rero kuko mpamvu bakisa gashuka baja, hari igihe abakozi bo mu rugo cyane cyane nibo navugaho, hari igihe yigira nko mu baturanyi kwizererera, imirimo ntayitunganye, ibyombo ntibyogeje, abana ntiyabatunganije wenda ngo abakorere isuku, kandi wenda nyirabuja yasize amuhaye kondisiyo z'ibyo ari bukore, we akabona hakiri kare. Ikibi cyaka kazuba defo yaka, iyo gahumbije nta wundi mucyo uboneka, gakurikirana n'umwijima. None aka kazuba iyo kamaze guhumbya, niho usanga umukozi abuze icyo afata n'icyo areka. Agiye koza ibyombo ntiyibutse kujya guhaha, cyangwa se ngakora iyindi mirimo bamutegetse.
umwana akabarariza ugasanga ari kumukubita ati wacyana we. Hari n'ababafata bakabazirikira hari agashyiramo umugozi ngo atamutesha kuko imirimo imubanye urusobe. Rimwe na rimwe nyirabuja cyangwa se buja akaba yamugwa hejuru ari guhondagura umwana ati ceceka nawe wanesheje umutwe. Kandi yari yabonye igihe cyo gukoresha ariko aka kazuba kakamushuka. Niko iki kirengarenga turi ku mugoroba w'isi uri gushuka benshi, uri kubashukira mu bintu byitwa amasezerano. Imana yambwiye ubukwe, Imana yambwiye inzu, ngo yambwiye kuzajya hanze, ngo nzatura ngo hanze. Ariko n'ijambo ry'Imana byashobora kuvuga ngo hanze hazabimbwa n'abarozi. Burya niba naguhanura hanze byurasenga ngo baze Imana ati aho hanze uri kunjyana ni hehe. Turasobanuza yowe yaravuze ngo Imana ivuga rimwe nkumva kabiri. Niba guhanurira hanze byurabaza Imana ati hanze ni hehe. Hanze hazabimbwa n'abarozi n'abakunda kubeshya bakabikora. Nuko kubwako kazuba kikirengarenga n'Aburahamu yagasinziremo yibeshya ko hakiri kare. Inkongoro niko zazaga zitwara ijisho. Hari abahanuzi barebaga iyi saha inkongoro zabatwaye amaso bagenda bakabakaba, yahura n'igikecuru yahuranya kuko nta kibona ngo amenye ikibi n'ikiza. Inkongoro zikaza umutima hwizi kaba zirajyanye kongera kuba yakora ikibi ngo akimenye umutima umucira urubanza. Inkongoro zarawutwaye, ibihaha umwuka wera uruhumekero zarajyanye. Amatwi nta kicyumva ijwi ry'Imana ryarakamye kandi yahamagawe yumva ijwi iryo ryaragiye. Ngo nta mupasiteri uhanura, wahamagawe uri umuhanuzi baguha inshingano ngo ntugahanure, ntukumvire Imana kubarangije gutakaza ibikoresho byabo, nawe ukabumvira ukigomeka ku Muremyi. Bene data, ijambo ravuga ngo mugume uko mwahamagawe. Ndibuka no mu byahishuwe mu bice 3:11 havuga ngo ndaza vuba, komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Niba uri pasiteri warahamagawe uhanura, iyo talent ukaba warayitabikishije ubu pasiteri ngo uri kumvira abana b'abantu, nyirukuyiguha nazo uzasobanura iki? Ngo nuko uri umushumba icyubahiro cyo mwisi bikwambure ya talent Imana yaguhaye izagusaba urwunguko. Hari abo wakagombye kuba warasengeye, hari abo wakagombye umwuka wera gucishijemo ngo babwire ibyabo, wenda bari kugaruka mu nzira nziza ingo zigakomera, ariko uhagarara ku cyubahiro wanga kumvira Imana. Imana izaguhemba warakoze iki? Nawe byibaze icyo nyiritenta waritabye, icyo yagororewe. Baramubwiye ngo nibamubohe abagaragu, abamarika barahari bo kukuboha, barahari. Imana ifite ingabo, hari abo kukuboha. Mumujugunye hanze ahazaririra gahekenya amenyo. Harya Imana igupangiye guhekenya amenyo? Icyo uri we wese ninde wagutabara? Igupangiye kurira watabarwa niki? Bene data, Aburahamu kirengarenga Imana iramutungura ibiraje, yasinziriye ingonera zarageze mu matwi. Aburahamu w'umugore asigaye ajya mu bapfumu kandi adiyakona. Ari umuririmbyi asamba, ari abatinganya, ari abacuranzi ku byuma, ari abahanuza, ari abavuga butumwa bagiye mu ngo z'abandi, abakristo bicaranye imitungo y'imihuguzanyo, abari abana muri kompasiyo bagashyiramo ababo bakarya imfashanyo zitabareba. Nuko Imana iramutungura ati yewe Aburahamu. Aburahamu asanga terekata yarasinziriye. Iramubwira ngo ibi noneho bikubera ikimenyetso yuko urubyaro rwawe nubwo urukurira ngo ntiwabyaye, abazagukomokaho bazakora uburetwa imyaka 400. Mukozi w'Imana uri guhemukira Imana si we wenyine, n'abazagukomokaho bazahura n'akaga kubwo gusinzirira ku bitambo. Yewe mugore, nudakora neza uzahura n'akaga. Ya mivumo yose izagusohoraho mu gihe usambanira mu murimo w'Imana, mu gihe urogera mu murimo w'Imana uri umurozi, mu gihe wiba ugafata ibitakugenewe, uzahura n'akaga gakomeye. Nuko Imana niba itarababariye Aburahamu sogokuruza wabizera, weho urinde wakwitwaye neza. Umuntu wese w'umukristo ntarebye ngo amadini ibyo ntibindeba aho usengera, ariko niba uzi ko ari umurimo wakoze, yisa ukaba waraparitse, ukaba warawuretse witwaje impamvu, abandi nabwo ukaba wari ufite impano yarakuzimanye, ca bugufi twinginga Imana yo mu ijuru ikubabarire, kandi ufata ingamba z'uko iyo talenta wayitaburura ukayigenzura neza kugira ngo Imana izaguha ingorano zayo utazayibazwa.
murakoze cyane. Nyiriziki Chantal muri kumwe nawe, reka dusenge. Mana ikomeye, Mana yo kwizerwa, uri Imana nyamana irahirengeye. Ikintu cyose kigira itangira kikagira n'iherezo ryacyo. Turi kuri iyi si, tuzigiye tumaze ntituzi iminsi dusigaje. Hari benshi wahamagaye bagukorera, iyi saha yaratabwe. Hari akazi katabye imihamagaro, amafaranga yorosa impano za benshi, icyubahiro cyo mu isi kirorosa, kibitaka ritaba impano amatalenta meza wari warahaye abantu kugira ngo bakuzaneho benshi bagiye kurimbuka. Ndakwinginze abasinziriye bose ubakangure, kugira ngo bongere buyibuke ko Imana izabagarukaho nk'uko yagarutse muri Edeni, ikagaruka kuri Adamu na Eva, ikaba yaragarutse kuri Aburahamu. Kandi abo bose yaragarutse ntibyababereye byiza. Ari Adamu byamuviriyemo kuva mu ngobyi ya Edeni, ari na Aburahamu nawe byamuviriyemo ko urubyaro rwe rukora uburetwa imyaka 400 mu banyamahanga, barababazwa. Natwe muri iyi minsi ya none ku mugoroba w'isi birashoboka ko ari benshi bagiye gukora uburetwa, bagiye kubabazwa se, bakamburwa ibyo bari barahawe byitwa umunezero, bakinjira mu mubabaro, bakinjira mu muruho, abandi bakajyanwa mu rutazima. Mwami Imana, bahereze kwitegura kugaruka kwawe Yesu, kugira ngo bazisange muri paradizo, bazisange mu bwami bw'Imana barakoze neza, bahabwa ingororano mu bukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Murakoze cyane. Ndagushimiye Kristo ndetse na Data wera wo mu ijuru, Umwuka wera, ubutatu bwera bw'Imana. Ndabashimiye ko ari mwebwe mwashimye ko mvugira ijambo. Nukuri akanwa kanjye kabaye impanda mwivugire. Ndabashimiye ko ari riziki niyambura mu maro, utagira icyo avuze mu maso ya Uwiteka. Nukuri ndi gusabira benshi bari kurimbuka, benshi bagiye Mwami Satani ashaka kubuza ubugingo. Haracyari amahirwe kuva bagihumeka yuko bakwihana bagakizwa, maraso ya Yesu ababonekeho, mubeze ubatunganye batazarimbukana mu izina rya Yesu. Amen.